umva so ariko nitwe abantu beza we abantu iyo bahuje basa ko nta muntu uravuga ko musa kereka nkubwira wakire narabuze gakuru wanje ari impanga twavukanye narabuze Ndimbati se cyane ubwa mbere mu kintu nari najyaga mwumva ariko amahirwe ngize nsanze ari musaza wanje wakinwe wamwumvaga gute sasa namwumvaga ko ari umuntu kaze cyane winiga ariko bakambwira ati mukoboyi ati nugira amahirwe mugahura tuzasanga muvindimwe Jado nimubona inzu yanditsweho umuntu muzaye mureka abavuga bavuge Iris Yes, Iris TV. twizera ko ibintu ari sawa cyane hanyuma ubwo tukaba tugiye kuba tuganira na Ndimbati salama Ndimbati amahoro y'Imana bane namwe kubona munsi ya 250 250 store. 250 250 muri kuyibona iyi 250 ko mutareba no haruguru haruguru hari kwa Ndimbati ku cyapa ariko ariya se ko batari kureba hariya ngo babone ko inyubako yose yaranguwe etage yose cyangwa ni yawe mwebwe mubazi bibareba muze oya hari abantu bajya bandika kuri status ngo umuntu kugira ngo wowe uzajye ukomeza ukora imishinga y'iterambere ariko kuri status posting comedy gusa ubwo azagira ngo uhora muri comedy buriya nubona Manibu na Jado nimubona inzu yanditsweho umuntu muzaye mureka abavuga bavuge kabisa alright agatangaho tugeze kuri ku mushinga wa Ndimbati bahita kwa Ndimbati ndabona inzu yose ari Ndimbati abantu bagiye mukomeza kugenda muri ayo mashumuri kugenda mubonamo ari pharmacy ari boucherie hari n'ibindi bikorwa byinshi hari na supermarket Ndimbati mu gihe gito supermarket ikiriba ibi bintu bimeze gute bitusobanura twagusuye nazo turawukora surprise yacu twayizanye tubwireho gatoya ibyo mbabwira byo murasa nabibonye wabivuze cyo nifuza nuko ahubwo nabatembereza ngenda mbasobanurira udutembereza utwereka nkagenda mbereka kugira ngo mubashe gusobanukira turahera imbere cyangwa inyuma duhera hampagaze hano hatwereka gutya kuko nikumva bari mu miziki kugira ngo bize kuza koro gusobanura aho ngajya ikirango cyari cyo kigaragaza hariya ni mu kabari n'ahantu ushobora gufatira agacupa hanyuma ukaza ahangaha aha ni 250 ni imikoranire ya burarirwa nanjye ndetse ariko harimo na liquor store kugira ngo abakeneye akarikeri bajyana mu rugo n'iki nako bakabone tugakomeza rero tukagenda okay akabazo nanjye ukubaza ndi kubona skoro n'imikoranire na burarirwa ntago bigongana oya ntago bigongana kuko ntabwo ari bimwe ibyo ngibyo wabuze ni nkuko ntago byagongana kuko ntabwo ari bimwe bose bahurira ku binyobwa bakora gusa umuntu ashobora gukubitwa na kaha ngo bakavuga ati reka nce muri pharmacy mu kanya kashize natera akajisho mwimbere mu kabari ka Ndimbati wari inyama yitwa nakaraza kuyitubwira mu kanya reka nira abantu amasiko dukomeje aha rero ngira ngo urebye aha ngaha ni supermarket buriya ibintu byose ni ukugira ngo hatazagira umuntu ugera kuri iyi nyubako akagira icyabura na kimwe aha hari byose rero ahaza mutaza kugira ngo iyo ni supermarket yitwa Bright Life mwinjiremo nta kibazo ni mu rugo mwinjiremo Manibu reka twinjire muri supermarché ya Ndimbati ikintu cyose yari yafungurwa ku mugaragaro cyangwa nitwe tuyishuriwe turacyarimo gupangamo ibintu ngira ngo hari ibintu bitarageramo neza ariko ibyo ari byose ugize icyo ushaka turakiguha kuko n'ubundi tuba duhari bahita muri Bright Life agatangaho turi muri ahitwa muri Norvege batuye muri kano gace bose barumva ahantu washyushye muri no minsi hanyuma turakomeza ibintu byose byaratekerejwe ntago ushobora kurya uriho neza wanyweye agacupa wahashye neza ngo kutagera ubure kugura agati k'umwana hari ukuntu abantu bagira gutya ugasanga abantu
basanga ikintu kimwe kiri hano ikindi kiri hari ikindi kiri hano kandi byakagombye kuba ahantu hamwe. Ibikorwa washatse kubihuriza hamwe muri urabona rero ko farumasi iri hafi, si ibyo gusa. Alright, muri farumasi umuntu ashobora kunywa agacupa kumva mu nda wenda ntabwo bimeze neza, kaza akagura kagati bajya bagura kakabigenza neza mu nda, kitwa nk'ucyari bakita sinibuka neza ariko vuba buhari. Aha urumva kabanywa ibinzoga nawo busheri barebe hejuru abakameramani handitseho busheri special kwa Ndimbati. Apana special special. Uraza Ndimbati kwa Ndimbati. Twize mu byongereza. Uraza ukagura busheri special. Akaboga. Umwana yaba yarwaye umuti, hirya umugati n'ibindi byose, ugakata inyuma akarikeri, ugakata inyuma ukahita uhura na abapapa bagahita baganirira, abapapa baganirira, aho imiryango iterana. Hanyuma si ibyo gusa, wenda ndaza kugerageza ngire mbereke hano niyo unaniwe ufite uraruhuka, aho kuruhukira harahari, uraza ukavuga uti ndumva naniwe ukaryama ukaruhuka. Ndashaka kuruhuka iminota nka 5. Uraruhuka tukwereka ahantu heza ho kuruhuka, sanzura nkakwereka amacumbi yo ari ku rwego rw'inyenyeri 5 naho ndahakwereka ndahabereka. Wenda abantu babanze barebe ubundi baraza kutubwira ibintu byose birahari hano mu byukuri, ibintu byose birahari. Reka wenda aha turasa naho twahereye. Ubu ikintu muri iyi nyubako gihari naragera hariya hari na salon de coiffure. Salon de coiffure nayo tuyigereho. Ako Ndimba uhagaze aho ngaho imodoka ikanyuramo nta kibazo, ko turi gukoresha amasamfire nta kibazo, ahubwo ikibazo kindi cy'amatsiko urabona nk'ari mw'indani turaza kuza kujyayo kugira ngo tuzaza kwiteranya natwe na boss wacu, biriya bintu by'imiziki nituvangire, sibyo? ama copyright mu boss wacu ntago ajya yemera ibintu bizemo ibintu by'imiziki myinshi, ibintu bijyanye n'umuziki mwinshi, ariko rimwe mwashakuje ibyo arabyemera muri mpamvu urusaku niba kuko urusaku rwanyu ruremera. Ari umuntu twagendanye natwe twagira ngo du surprisinge. Ndimba udukoreye surprise mu byukuri seriously, ariko natwe turagukorera surprise. Ari umuntu abantu benshi bamaze igihe bavuga ati dore uyu muntu muzamuhuze na Ndimbati ari hehe, ariko bakavuga ati ko tubona ari sister wa Ndimbati gute batambuka ibyo musaza we yagezeho, ba sister banjye na mafra wa kintu waboye mu bafampe waruntu Ndimba kimwe yazana mikora tubwire ayo Ndimbati. Abantu benshi bagiye babisaba kuri comment kumbuga ati uyu mama ko yenda gusana Ndimbati. Bana nibaturebe ko nibyo bahu oya nibashaka barebe neza ikintu sona barimo barabireba niba nsanya nabi bose ariko nitwe abantu beza we, abantu iyo bahuje basa ko nta muntu uravuga ko musa. Kereka nkubwira bakire narabuze gakuru wanjye ari impanga twavukanye narabuze none usanze yaranakize wanya ifite impanga yanjye hajya marambariza twavukiye umunsi umwe egera mikoro yagiye naramu ndabubonye impanga yanjye uri gakuru nande gatoya shiki wanjye ayo mababa pampe wari waragiye tubwire Ndimbati turamuzi. Ndimbati se cyane ubwa mbere mu kintu nari najyaga mwumva, ariko amahirwe ngize nsanze ari musaza wanjye wakinwe. Wamwumvaga gute sasa? Namwumvaga ko ari umuntu kaze cyane winiga, ariko bakambwira ati mukoboyi ati nugera amahirwe mugahura tuzasanga muvindimwe. None nangira amara nibaza umuntu nabuze avuga ni n'uyu none birabaye sha ko nta muntu wimenya. Niba wowe usana Ndimbati urabibona gute? Urabona ari byo isukari gusa ndumva ari uburyo wakinwe. Abantu batubwire muri comment niba ari umuntu musa bari tombora none ugasa
noneho mugasa kandi mwese kandi mwitiranwa muhura no mu kazi noneho musige muje n'akazi dore usanze afite n'amafara afaranga wakintu ubundi ufite ikofi ufite akantu akana kakana hose nk'iyi pantaro ni iyihe iyi pantaro se ibeta boyfriend baci bita boyfriend oh pampa arayoka my friend ese mama papa kuyoka wakintu usanze musaza wawe yarakize cyane urabivuga iki usanze musaza wawe yarakize cyane urabivuga iki musaza wanjye yarakize cyane ajyane imbere zanyereka mu mudugudu wanyereka abanyarwanda beza akangubwira nahisemo neza musaza enda basha wahisemo kuvukana nawe nahisemo kuvukana ariko Ndimbati mama wa pampa umuzi gute Ndimbati umuzi gute mama wa pampa mama wa pampe namubonye ni umukinnyi wa filime mushyashya namubonye muri filime ndavuga nti mama wa pampa arakaze ariko ahantu nabanje kumubona ni mu kiganiro riho yavuye ngo na mafra wakintu na mafra namurebye rero ndavuga nti uyu muntu noneho wadutse aho muraje murebe reka za twike ahantu hakongoke ese n'ubwa mbere mu Ndimba mboni bo bwa mbere twasaga ariko tutarahura none se Ndimba wenda tuvuge ni industry yungutse umuntu ni industry ya cinema ni nayo mpamvu twavuze tuti reka dukora uko dushoboye muhure umuhe iyo support umuhe no kuba wenda yanahura nawe mukaganira uramubwira iki muri cinema nk'umuntu mushyashya icyo nakamubwiye ntabwo ari nk'icyo nabwira umuntu utarinjiramo ariko kuva yarinjiyemo namubwira ngo courage arakaza neza aza kandi arimo neza isanze mu maboko meza uzagenda uhura n'ibirura n'abantu ibigusha ntabwo ari ibirura uzagenda uhura n'ibigusha bintu bakubwira batari ko nkawe wa mukecuru we uzabwira uti gusaza ni mu mutwe mfite musaza wanjye tuvuga wakintu noneho nge ndifuza ko muzahurira muri filime imwe mbo icyo ni ngombwa ibyo ni imbere cyane kuko umwuga n'umwe urumva rero ntabwo twareka kuzahura mama papa gira ikintu usaba Ndimbati kana kanya ikintu sande batise ni umukinnyi wa filime umusitari uzwi ikindi kumusaba rero ikindi kumusaba ikintu cyambaye mbaza kumusaba urukundo egera mikoro kubwire neza umva ikintu mbaza gusaba ni mubi banza mu rukundo ariko wamaye urukundo rufate kwakire wamaye urukundo musabe ikintu musaba ubundi akanyemera ko tukundana tukaganira kandi yaroma yari birenze nabirenze nabindi byonyine mu mwuga wawe uri kwinjiramo wa cinema ikintu musaba se yego tugomba gukorana tugatera imbere abanyarwanda yamaze gutera imbere urabibona imbere twahageze ubu turi hejuru cyane ari birenze urumva tukadutembera ubwoko bw'ishati wambaye bwitwa ubwoko nambaye we ntabwo uzi gusoma ubundi ari igisiga wakintu ubundi njyewe nkunda kubabwira ngo mujye musoma bagita yasoma yasoma Ndimbati dukomeza gutembera na mushiki wawe muri cinema ase we nta muntu wigeze kwandikira kubwira ati Ndimbati mbona mama wa pampe kabisa mufashe musupporting abantu nkamwe bagiye babivuga cyane abantu nkamwe bene wacu bene wanyu bagiye babivuga cyane ariko ndanezerewe kuba duhuye byaravuzwe koko kuba rero munkoreye aka kantu muri abantu bakaze ako mama mubanza nawe ari inuze mama yitatombora yereka igituza cya Abraham ariko papa musirana inkweto kabisa hano aboro ngo hari ikintu cyitwa inyama ya Ndimbati yarya tugiye kubyinjiraho kabisa tubwire ibintu biri special mu hano aha ngaha muri aka kabari kwa Ndimbati hari inyama yitwa ikibyihishe inyuma inyama yitwa ikibyihishe inyuma hakaba nyirabayazana hakaba Ndimbati urumva bagiye kwiyongeramo indi yitwa mama urumva ngo na mama papa ubwo nawe ari buze hanyuma hakaba umwihariko
hanyuma hakaba n'izindi musanzwe harimo n'inyama yitwa umwihariko ni igihe ishobora gutuma umuntu ava Kabuga akaza Norvège aje kwiga ariko umva ari ikibyihishe inyuma cyakuzana turagenda tubereka n'amashusho ari nyirabayazana bareba n'amashusho ari nyirabayazana yakuzana ari iki byihishe inyuma cyakuzana ari umwihariko wakuzana ari burusheti isanzwe zimubona ahantu hose iyo mwazi aya mazina mushingiye nahangiza amasiko cyane cyane kamere kwitwa nyirabayazana ntabwo ari twe twita buriya igihe cyose abantu nibo bagira gutya n'umwana burya uzi ko abantu barya umunyano bakita umwana ntabwo twebwe ntabwo abantu nibo bagiye bagira gutya yego mwana ngo umuntu yarayiriye aravuga ngo iyi ni nyirabayazana aravuga ati iyi ni nyirabayazana undi arayirya aravuga tumva iki ni ikibyihishe inyuma nyirabayazana amafaranga izazana amafaranga undi arareba aravuga tumva iyi nyama n'umwihariko Ndimbati akoze umwihariko urwango hano turi kuvuga gutya tuba turi guhamagara umuntu uri kure ya Norvège akaba ashaka kumva umwihariko ukuntu ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bindi byo kutwika cyangwa kwikina umuntu uzagera kwa Ndimbati nabibabwiye nta kintu atazahasanga nta kintu na kimwe atazabona azahasanga iyo nyama azaruhuka azahasanga umuti muri farumasi azajya muri alimentation azagenda gura inyama arabura piscine aziyogoshesha azisokoresha arabura piscine Ndimba ngiye ikibazo cy'amatsiko piscine nayo ni mu gihe gitoya n'abantu muherukana utaragira kuri ino bikorwa ni nka surprise bagiye kubona bahita bibaza ati Ndimbati ibi byose bivuye he aka kanya oya abantu bo baribaza aho bivuye se none se ngubu we waje nguhamagaye hari ubwo waje uzi ko uri buhansange cyangwa waje uzi ko uri busange ameze gutya umuntu uwo ari we wese we avuga ibye umuntu rero ari ukuntu barugiye kuvuga ngo dutemberezeho gatoya mu buryo bwo kwihutisha kugira ngo tuze kuberekana izo nyama zikimeze neza hari ahantu wumvaga watwereka hari hasigaye hari ahandi hasigaye hari hasigaye naho ushobora kuruhukira unaniwe aho niho ngiye kubirabura ndashaka amafaranga ndashaka amafaranga wa musaza ndashaka amafaranga reka kuzajya wikina turagenda Yes nkuko mubibona rero tukaba turi kwinjira mu macumbi cyangwa se aho abantu bashobora kuruhukira bageze kwa Ndimbati ntago ari bya bindi twabonye gusa mwinjiremo turebe mwe imbere ko Ndimbati arategura kweri Ndimbati ni umuteguro mbega umugabo utegura Ndimba ngiye bino bikorwa byanshora kubyogeza nka match aya mbega umugabo utegura umuntu azanywa icupa narangiza aruhuke wow waruhuka wabonye amafra yasewe yiryamira hano umurungurukemo by'umwihariko pampe yabayigereyemo wow nice place amazi ashyushye ntabwo hana habura amazi ya motomoto woga konje woga ashyushye uraza toilette nziza taza kugira ngo abantu batagira ngo nta n'amazi arimo umva ashyushye ugafungurirwa he n'amazi ashyushye haraza nakonje ibintu byose ko ndagira ngo ni muri hoteli sawo mama papa babonye ko umusaza warenze namusha n'igitanga gititira wakintu najyaye yegaragaye nkumva wajyagaragama yarimo amapine kiri kugenda cyangwa pampa mbere bisigaye igitanda ko kirimo imodoka shaka kandi ukuntu ukunda udusore dutoya wowe ndabona oya naguyemo wakintu
Alright, tukaba twigiye rero no kureba na salon de coiffure aho ushobora kubakorera ubwiza kwa Ndimbati na kimwe cyasigaye. Salon de coiffure bisobanuye coiffure ni gutunganya umusatsi mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora gusokoresha sobanura mugani byose pedicure na manicure. Ni pedicure na manicure. Hari icyo mutabona. Iyi salon yitwa ngo iki? Yitwa Relax Salon kwa Ndimbati. Niho hantu heza cyane ushobora ku hariya no still muri salon. Hariya hirya ni amabiro y'abantu. Dufata utuntu tujyanye n'iyo myihariko kubijyanye n'inyama za Ndimbati, yari yitwa Ndimbati, yari yitwa umwihariko, ari yitwa ngo harya ni nyirabayazana. Mama opa egera Ndimbati. Alright, so Ndimbati yarabivuzeho gatoya mu kanya bikomojeho ngo hari abantu benshi bari kwibaza ati mu gihe gitoya kingana gutya ibi bintu byose Ndimbati ahise abifungura. Yes. Banibu sinzi abantu ko bibaza cyangwa mu gihe sinzi niba hari abantu baha umuntu igihe. Nta muntu ukwiriye guha umuntu igihe, ahubwo umuntu akwiriye kumenya igihe cye. Nibyo byawe ndi rero nkubwira ko umuntu we yivugira ibyo ashaka. Na hano bari buvuge ariko ntago nababuza kuvuga. Arashobora kuvuga ngo Ndimbati yatwitse ngo ntabwo rero ikibye bazabaze niba zigere babona ko hari aho nta gutwika. Ntago tugeze mu gihe cyo gutwika, ahubwo igihe ariko n'imyaka umaze ntago ari bwo wawize gutwika, umaze imyaka myinshi muri industry. Umuntu wakawe waratwitse kera. Umuntu ibyo byose ibintu byose ni ugutegura. Umuntu ugutegura nta nuwigira. Wenda ikindi nakongera no kwibi byose ntabwo ari ibyanjye ahubwo ni iby'abantu kabisa. Yes. Ubwo rero tunahamagarira abantu nk'abantu basuye Ndimbati, nk'abantu berekanye ibikorwa ibi ntabwo hose mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ari ibyanjye gusa ni iby'abantu. Hari abantu bava muri Kigali bakajya Nyamata. Ntabwo ibi byose rero ntabwo abantu bakwiriye kugira ngaho. Kindi navuga nuko abantu dukwiriye gushyigikirana. Dukwiriye gushyigikirana aho kugira ngo tugire ishyari, aho kugira ngo umuntu yumve ko ibyo avuga we n'umuntu ari ikira ngaho reka ni ikina nta kibazo. Ubwo ni ikinye tugira amahirwe nawe uzikine hanyuma twunganirane tuzamuke bizaba ari sawa. Ahubwo nyina kwibariza nibi birashoboka ko byaba nk'umusaruro wa sinema kiri imyaka myinshi. Uruhare rurimo kuba ndi hano ndi Ndimbati byo birahagije. Alright. Icyo ngicyo igisubizo wakibonye. Ibindi umuntu aba afite ubundi buryo mu mibereho abayeho. Komeza tugendere tubereka ayo video, ariko mbere yuko tunakomeza tubaze na mama w'abapampe mu w'abapompe urabona ababosi ari kuna bayimereye neza. Wowe ko wazanye inda kandi tuzi ko n'amafaranga ufite. Yewe rero ngiye banyita mama papa wakenewe. Urumva? Inone rero no musaza wanjye weta Ndimbati aragira ati nibyanga bazaba zundura bwuti nibyanga muzabaza uzabwuti niba byara bacanye muzabaze n'inyoni nibabura bababaza bazabaze n'inyoni. Urumva je uravuze uti bazabaze nari waje ko ufite inda nk'iyaba bosi kandi uvuga ngo n'amafaranga oya musaza wanjye yene wakintu umva nago nabona Ndimbati ngo mburinda hano mba ndimo neza. Hanyuma gira okay mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro gira message uha Ndimbati. Wabonye ibikorwa byose yanyuzemo, wabonye ko izina rye aka kanya riri gucuruza bitewe umusaruro uhagije. Izina rero naho inoniga izina rirarenze rero natwika rarenze. Izina namwa rero nakomeze yitwikira zamuka nazatwika amanuka. Urumva bro uzabiniga paka n'igihe cyose uzatwika. Wose wasanze usa n'abagibura ibyo abantu bavuga wigeze usanga umusa ho gatoya. Ahubwo ngiye ibyo abantu bavuga ndabona ahubwo ibyo bavuga baribeshya ntago bahazi genda bana ibyo bavugaga ntago ari byo biri basabwo biranarenze wakino. Ntabwo bigaragara ko utari ufite network ibigenda gahoro. Nakubaje wowe wamubonye wabonye musa nk'ibyo abantu bajya bavuga. Nabonye dusa komanda ibyo nani ninabonye kare ni musaza wanjye wakino. Ahubwo buriya no ujyana muri kabera no uzabazavuga atabakoboyi ntabwo ko nabuze umuntu abuze tuva indimwe wakino. Umuntu wifuje ko muvukana tuvukana none birabaye je wayibonye reka twumve. Wakoze cyane kuduha umwanya no kuduha time, turabizi hano akazi kaba ari kenshi
mukomeze mucapurisha akazi ibintu bigende neza cyane kandi tunakubwiye tuzi courage ubwo biragaragara ko showbiz yacu iri kuva muri entertainment gusa ikajya no muri business kandi n'abanyarwanda bayikurikirana basupporting na business ziva muri bya bindi mu bakorera buri munsi yanasoza byikorera arangira abantu kuva uyu munsi wabona kino kiganiro bazaza mu minsi iri imbere ukabarangira neza abantu kubarangira ahangaha ntabwo ari ahantu hagoye umanutse Nyamirambo uciye kurya nyuma ukaza ukamanuka ukarenga nongere mvuge mu mudugudu ntuyemo ukagera mu isantere ya Karama hafi na sako iyi nzira iranga niyo wabaza uwo ari we wese kwa Ndimbati ni Karama ni Norvege turutse Nyabugogo ukazamuka kuri Ruriba naho nuko ahubwo Ndimbati kwa Ndimbati ni umuntu utazi ubundi kwa Ndimbati n'abamotari ubu ngubu abamotari bose mu mujyi wa Kigali kwa Ndimbati barahaza siko ntari utuye mu mudugudu bahita kwa Ndimbati umudugudu kwa Ndimbati nahawe kwa Ndimbati barakubaza ubundi urabasobanurira umumotari yagiye kugutwara barakubaza ngo Ndimbati naho atuye cyangwa naho akorera ibyo rero ni ibintu bibiri bisobanutse urakoze cyane Ndimbati na mama wa Pampe thank you very much murakoze cyane namwe mama wa Pampe thank you yakambaza mukoro wakenwe narabuze musaza wanjye sawa